ngegwa umugisha urakoregwa. Umwanya tumara tumanitse amaboko mu nsengero dusaba Imana umugisha, turamutse tumara dukorera umugisha waza ari mwinshi. Nigeze gusura umukristo wanjye mfite amafaranga mu mufuka, muzi ikintu nakoze? Yaragwaye, mubwira amagambo gusa, ndamuririmbira, mwigisha ijambo ry'Imana, hanyuma turangije turasenga ndataha. Tugiye gutaha arambwira ngo pastor, unashaka kuguha akantu, ngo ariko ngufumbate ntukarebe. Ngafumba sinumva karakomeye, ngira amatsiko ndareba nsanga ni igiceri cya 50. Ndamubaza mwene dukwere ko mpaye igiceri cya 50. Arambwira ngo nihaye intego ko buri munsi nabona abantu batatu bambwira ngo Imana impa umugisha. Muri iyi nzu nta kindi kintu kihari usibye iki giceri, sabira umugisha ku Mana. Nibuka ukuntu namubwiye ibigambo gusa, nta n'ijana namuhaye, numva isoni ziramfasha. Anyigisha ndi umupasiteri. Beneda, nimukomeze mwiyaturireho, nimutubaha amahame y'ubwami bw'Imana, ushobora kuzarinda usaza utabibonye kandi bihari. Iyi migisha izabazaho kandi izabageraho nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu. Bavuyeyo bafite ubutunzi bwinshi, bari bubatse neza mu mwuka no mu bugingo no mu mubiri. Kuro yabahaye ubutunzi bwose, ariko mu nzira bahuye n'inzitizi. Ndashaka kubabwira inzitizi 10 zishobora gutuma imigisha itaza. Inzitizi 10 tugwana nazo mu buzima bwa buri munsi zishobora, dukwiye kuyoboza Imana inzira, kuko ubutagwana n'imwe agwana n'indi. Inzitizi ya mbere ni icyaha. Icyaha ni umwanzi w'amasezerano y'Imana. Icyaha, murebe hano, uruhara rwarandenganyije ruza nkiri muto, hanyuma kubera gushaka kuba umujene ndagenda nkiyogoshesha nkamaraho. Iyo namazeho ubwira ngo nta musatsi ngira, iyo duhuye mu muhanda niyogoshesheje banamazeho. None ubu ko wameze wavuye he? Buriya mu ruhu nturimo, uva mu ruhu. Hari abantu baza mu rusengero nyuma y'iminsi mike agahita yigira umutagatifu, agatangira gucira imanza baje vuba, kandi wabanje ukagwana n'ibyabo. Ninde yakugize maneko abakizwa n'abadakizwa? Wagwanye n'ubuzima bwawe ugahinduka kw'inzitizi z'imigisha ari icyaha. Duhora tugwana n'isi na Satani n'umubiri. Umurimbyi yarimbye ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha, nkajya mbyibona, maravuga ngo buri munsi ujye umboneza. Nkuko nibuka nkiyogoshesha, niko nawe ukwiye kwibuka kwezwa. Kwezwa biratureba twese, nta muntu aragera ku kigero. Umunsi mwumvise Desire bamutwaye Rusororo hazaba haruzuye, yenda bazanjyana ahandi. Umunsi mwumvise napfuye, ntabwo kwezwa bizaba bikindeba. Igihe cyose ngihumeka kwezwa birandeba. Yesu yabwiye abafarisayo ngo mushira imbaraga mu gutosora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wanyu, mujyanyu harimo umugogo madiriye yose. Murebe ikimadiri ko kingana. Ukaba ufite ikimadiriye mu jisho ukagitosora abandi, ugahora utunga intoki abakizwa n'abadakizwa, wabanje ukagwana nawe. Icyaha ni imbogamizi y'umugisha w'Imana. Niba wicaye hano warakuyemo inda, umutima, reka mbabwize ukuri, umutima ntujya ruswa. Umutima ubizi neza. Niba wicaye warakuyemo inda, urabizi ko udashobora kugira amahoro utarabyatura. Niba usambana, urabizi ko utarihana ni imbogamizi y'umugisha. Niba wangana, niba urabizi neza, umutima ntujya ruswa.